Banyuze mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mutubwire di mwambwe ngo liste murayifite ngo yamaze no guhamagarwa ariko adera murusha nagarayisohora mu dushonesheho twumve igihari iyo liste nyine itarasohoka ngo ibe officiel ntago wavuga ngo urayifite ngo urayizeye ariko hari amakuru abavuga igihari ngena menye ninjoro nuko liste yo koca yamaze guselection yamaze guhitamo abakinnyi azifashisha ku mukino wa tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu u Rwanda rukina na Algeria Le Fennec mukino wa gicuti icyo bari bategereje no kugira ngo shampiyona ishyirweho akadomo hanyuma tariki ya 30 niyo makuru nge nararanye tariki ya 30 bizaba ari kwa gatanu nibwo ntihatagira igihinduka abakinnyi bagomba kuzatangira camp cyangwa se umwiherero hanyuma Iberia bikomojeho muri iyi liste abakinnyi benshi ngo ni abakinnyi bakina hanze abaroko umubare ngo ni mukeya pe Axel iyo mutoza agiye guhamagara abakinnyi nabango abakinnyi bakina imbere mu gihugu ubutumire ubwo birumvikana kabohereza ama equipe ariko abakina hanze ubutumire buhabwa ikipe akinamo ariko nayo ku giti cyagahabwa invitation aba bitandukaniye urumva ubwo rero hari abakinnyi mu by'ukuri rwose bamaze kubona ama invitation yo kwitabira umwero w'ikipe y'igihugu bitegura imikino y'ishuti harimo nyine n'abashya ndetse n'abagiye bagarukamo nk'ubona menye ho bita Ngwabije Brian uramwibuka yigeze kuza mu kipe y'igihugu dukina imikino ya gishuti na Sudan banibuka neza Ngwabije rero ubungu bari gukina mu cyiciro cya 4 mu gihugu cy'u Bufaransa urumva ntihageze mu cyiciro cya 4 mu ikipe bita Burwa Football Club hanyuma ariko undi wagarutsemo namenye Gitego Arthur ngameze neza muri Mozambique sari gukina amaze gutsinda ibitego 8 muri champion wabo urumva ameze neza ariko Gitego nyuma yuko umutoza arebye agasanga uwo bita Imana Ishimwe Emmanuel Mangwende ntabwo amufite akareba agasanga Ishimwe Christian rwego rwe ntabwo rumeze neza ngo baha invitation umusore witwa Enzo Ari uyu Enzo akina nawe mu gihugu cy'u Bufaransa mu cyiciro cya 4 ariko yakina ikipe y'igihugu y'abatari imyaka 17 muri France Enzo akina gatatu hano baza kumurira n'amafoto yo nakari umusore rekutse kabisa umutoza namenye ko ngashaka gukomeza impande ze cyangwa se 2 na 3 ari impamvu yahamagaye Enzo basora gato komeza ibe kampu ntago ari kuri 30 ahubwo kuri 30 ni urugendo rwo kujya muri Algeria kampu ni kwa 4 urumva kampu ni kwa 4 nari myitiranyije nuvuga ngo urugendo bahaguruka i Kigali berekeza Constantine ndumva ariho match zabera Constantine bazahaguruka kuri 30 ahubwo kwa gatanu nibwo bazahaguruka i Kigali berekeza muri Algeria ubwo rero urumva wa mugani guha ikipe guhamagarwa ni bitabaye uyu munsi byabeje uyu munsi nta gihindutse nibwo umutoza aza gushyira utonde hagaragara agomba kubikora kwa gatanu ariko sinzi imbogamizi zajemo araza kubatangaza uyu munsi kwa 4 bazaba bari muri camp nibyo none kwa gatanu bahita bafata ndege berekeza muri ubwo rero navuga uburyo umutoza ashaka gukomeza 2 na 3 ari impamvu yahamagaye umusore bita Enzo Ari urumva kina mu Bufaransa tunahafite ibibazo kuva Mangwende yagira ikibazo akabagwa yaravunitse dukeneye undi muntu uza guchallenginga Claude kubera ko Christian ntago sinzi uko byagenze nawe ntago yifashishijwe muri selection heruka simbizi ariko izo mpande 2 3 na 2 dukeneye dukeneye andi maraso mashya cyangwa se nabandi baza guchallenginga bahari yego kuri 2 niyo mpamvu yahamagaye bita nawe w'Imana we rwose nawe invitation yarayibonye kugira ngo aze gufasha Omborenga Fitina burya nawe yahamagawe nubwo wenda amaze iminsi adakina muri Rayon Sport ariko nawe yahamagawe biteganije ko azahamagara abakinnyi babiri bakina kuri uyu mwanya wenda akanayitabaza Kagege hanyuma undi musore wahamagaye mushya no bita Dariri Nkukinka yubushize ari Kigali yasuye Ferwafa mwebwe wika neza Dariri Nkurikinka ubwo ntekereza ko amamage kugira ngo aze gufasha ariko Samuel Geretewe yaravunitse ntabwo azaba hari yamaze kuvuga ko yagize akabazo k'imvune ntabwo azaba hari muri uwo mwiherero ubwo ndi nawe namenye ko azaba hari ni Imana Ishimwe Jabel Jabos akina muri Iraq umutoza ngo rwose nubwo atamukinisha ubushize ariko yabonye arimwe mu bakinya kifashisha hanyuma ubwo dusoza ku Mavubi mwabonye nani makuru asohotse avugaga ko Fiacre ngo yamaze kwandika sezera ikipe ya Kaizer Chiefs Ntwari Fiacre
njye ku giti cyane navuganye nawe mubaza koko ayo makuru yasohotse niba ariyo aravuga ati nta ati ukibimbwira nanjye nibwo mise njya kureba atari ko nta kintu nigeze nandika ati gusa mu minsi iri imbere ati wenda nzayibatangariza ikigaragara nuko ari muri gahunda yo gusohoka muri Kaizer Chiefs nawe namubazaga igihe azagerera inaha arambwira ngo azahagera hagati yo kwa kane no kwa gatanu nibagiye umusore umwe witwa Kayibanda Claude uyu nguyu yakina ikipe ya Luton mu gihugu cy'Ubwongereza ariko mu batanye imyaka 21 uyu musore ngo bazanamusanga i Constantine bazahura nawe mu gihugu cya Algeria Kayibanda Claude musore ukinira Luton kabisa abavubi tuzagarukaho tuzaganira twitonze tuzaganira hanyuma dusoreze kuri Rwanda Premier League indi mikino ihari harimo umukino ukomeye cyane w'ikipe ya Muhazi n'ikipe y'Amagaju nawo urimo amabaruwa urimo amabaruwa menshi ariko birabya amabaruwa wenda muntu yazabigarukaho yitonze ahubwo kuko ibaruwa Amagaju yanditse bavuga ku mukinnyi witwa Murangamirwa Serge wa ekipe ya Muhazi wakinishijwe kandi afite amakarita mwahise mubona na intervention cyangwa se no na reaction ya Ferwafa bavuga yuko ibyo ngibyo bitabuza umukino kuba nicyo cy'ingenzi agitanje n'ukuntu Amagaju avuga ngo muturenganure kubera ko ari umukino wakinnye afite amakarita 3 nagare yarenganye ahubwo yarenganye wenda ni vision wenda icyo bakora n'ukibutsa Ferwafa kugira ngo ize kujya muri icyo kirego ariko ntabwo ahantu ntabwo ikesi Amagaju yabirenganiye ni nkuko twarega Afrika y'Epfo ngo Lesotho bakinnye ngo hari umukino ko wenda ngo yoje 3 y'umuhondo bikaba ari kuturenganura urumva rero ibyo wenda tuzagibigarukaho n'icyo ariko igihari umukino ugomba kuba ubwo rero n'ikipe y'Amagaju amaze gusohora ibiciro 2,000 ahasigaye hose muri general muri regular ni 3,000 VIP ni 5,000 10,000 muri VVIP na kanyenyeri 939 urwego kwinjira ku mukino wejo w'Amagaju n'ikipe ya Muhazi United tumenye ikipe igomba kumanukana na Vision akaba rero ari uko bimeze hanyuma nko mu Magaju wenda kuri update na team news saa 3 nibwo bakoze imyitozo hanyuma Muhazi United agombaga gukora nyuma yabo hanyuma ku Magaju kugeza mu mukinnyi uyu munsi magingo uyu mukinnyi namaze kumenya ko tazakina ni kapiteni wabo Masudi Narcisse wahawe amakarita niwe mukinnyi twavuga ukomeye kurana rw'Amagaju Muhazi yagaruye Joseph Saki bose bagarutse Muhazi bose barahari hanyuma ikiza nubwo Masudi Narcisse adahari ku ruhande rw'Amagaju ariko Useni Ciza Serafin rutayizamu wabo yavuye i Nairobi baramutegera aho yaragiye gushaka ibyangombwa bizamwemera kujya gukora test mu Bubiligi aje gutera iyi match gusa uvuga ngo rero rutayizamu ufite ibitego byinshi mu Magaju 11 agomba kuzakoreshwa kuri match yejo ni match ikomeye cyane ni match mu byukuri numvishe impande zombi zakaniye ngo gutegereza namaze iminsi kuko Muhazi ikimara gukina na APR yahise zamuka mu karere ka Huye ubu tuvuganira Huye irakora imyitozo uyu munsi neje arahakoreye ejo muri Ruzaka nabonye bazanakina saa 9 n'igice nabwo ari saa 9 n'igice kabisa ntegereje kumenya umuntu uzasifurira ya match ibindi byose byarangiye yes hanyuma rero nabonye ubutumwa bwinshi cyane bw'abakunzi b'umupira w'amaguru bavuga bati twashimye uburyo mwakiriye umuvugizi wa ekipe y'ingabo atariko umuvugizi w'abafana ba APR atariko rwose ejo mwazarebye uburyo mutuzanira na Wasiri nawe akavuga uburyo umwaka we wagenze ni igitekerezo cyiza katugishingireho tuze gutumira Wasiri ntacyo bitwaye asekari karibu azaze niba azatanga fair play ku ikipe yamutwaye igikombe ayitange niba ari cyabwira abakunzi ba Rayon Sport n'abakibabwire ubundi bamugari dupfundikire champion siko byakagenze se dupfundikire champion azaza nta kuntu ataza ahubwo dusoza ruvuga ngo nyemere gatoya nongere nibutsa abantu bakurikira imikino y'umurenge Kagame Cup ko uyu munsi imikino yakomeza muri kimwe cya kabiri saa 9 kuri stade ya Muhanga Mbazi umurenge wa Mbazi uraza gukina n'umurenge wa Bwishyura ino murenge wo muri Karongi hanyuma ku isaha y'isage ubwo barakinira Muhanga abo ngabo hanyuma kuri stade Kirenga saa 9 uyu munsi umurenge wa Kimonyi urumva no Musanze baraza gukina na Jabana urumva ni kimwe cya kabiri ni match zikomeye cyane abaza kubona umwanya baze kujya kureba izi match Mbazi na Bwishyura Muhanga saa 9 Kimonyi na Jabana kuri stade Ikirenga ari Ishyorongi ku isaha y'isa 9 ni mu murenge Kagame Cup hanyuma imikino ya champion hari uyu munsi Vizira akira Mukura saa 6 n'igice Polisi yakira ikipe ya Tensere saa 9 kuri Kigali Pere Bugesera barakira ikipe ya Kiyovu saa 9 n'igice Bugesera Marine ku Muganda barakira ikipe ya Kigali ku isaha y'isa 9 n'igice n'imikino ku munsi w'ejo twayiganira ku munsi w'ejo champion kurangisha umunsi mwiza kuri mwese mushime cyane Rene wakoze sande sana Ruvuyanga mushime cyane Iberi merci beaucoup mushimira cyane Axel ciao ciao bye bye turabakunda ubwo na hejo ku munsi
ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose umuntu aranyumvise utunze radiyo ntumva amakuru yo kuri radiyo Rwanda numva ibiganiro biba kuri radiyo Rwanda gusa urumva radiyo bikumariye